rwose hari abantu baba bagitangira urugo kuri ubu ngubu bari guca mu bibazo nk'ibyo twanyuze, kandi tekereza ko byabakomeza, tuje kubakomeza, tuje kubahumuriza. Muri Bibiliya handitse ngo nta kibazo kitagira igisubizo. Buri gihe n'igihe cyacyo, buri kibazo kiba gifite igisubizo cyacyo. Umuntu uri guca mu bibazo turagukomeje, ihangane. Umuririmbyi yararimbye ngo ibigeragezo biza bihetse n'ibisubizo. kandi sheri buriya ntabwo wabona igisubizo utamanje kubona ikibazo. Ikibazo kirabanza noneho ukaza kubona igisubizo nyuma. Rero nk'uko sheri yari abivuga, abantu muri guca mu bibazo ni ukuri turabakomeje. Natwe twabiciyemo, wenda gishobora kuba kitameze nk'icyanyu. Couple rwose abakoze ubukwe vuba cyangwa bari hejuru, abakoze ubukwe mbere bakaba bari guca mu bibazo, turabakomeje. Ikintu cya mbere ni ubumwe hagati yanyu. Rero nk'uko sheri yarimo abivuga, tuje kubabwira ibintu bibabaje byatubayeho, kamvuge ngo byadutesheje umutwe muri icyo gihe. byadutesheje umutwe, byaratubabaje ku mubiri, ku mutima, byaratubabaje. Twahuye n'ikintu cyitwa kwibwa. Ikigaragazo cyatubayeho bwa mbere nka couple ikimara kuba y'abajene mariye, kuko inshuti zanjye twaribwe inshuro zingahe? Inshuro 3. Inshuro zingahe? 3. Aho ngaho urumva abantu b'abageni, naho umuntu akora nkanjye, abo dukorana byensire baraje baza kumpumuriza, ariko havamo umuntu umwe arambwira ngo ninjye, ngo abantu ntago byakunda, ugenda ubajyane kwa Saroni. Icyo kigeragezo byageze aho tugira akantu kameze nk'akadepresiyo, ikintu cyose cyakomati baratwibye, ukanabirota ukashigukira hejuru, ugatembera inzu yose, ukumva nyine ikintu cyose gikomye barakwibye. Nyuma yaho nahise n'umutwe bakitwiba bwa 3, twaracecetse, nta muntu n'umwe twabibwiye. Twanze kubibwira ababyeyi kubera ko twaracecetse, kuko abantu hari n'abantu ntekereza mu mwete se wo baroswe kwibwa. Hari abantu bambwiye ati we banza barakuroze kukwiba. ngo hari ubwo tujya kure yawe ngo dushake umunezero, hari ubwo tujya kure yawe ngo dushake ubutunzi, ariko tukibagirwa ko byose ari wowe ubigaba. Hello, turabasuje mwese, amahoro y'Imana bane namwe. This is Anastasia family, together in love and faith. Turagarutse nanone ngo twiganirire kuri uyu munsi. Rero tugiye kuganira ku kintu gishobora gukomeza abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tubibutse ko intego yacu ari urugo rwishimye kandi runezerewe, rurimo amahoro. Marigire y'ibibazo byose abantu nyine turishima, kuko mu by'ukuri utabashije kwiremamo ibyishimo muri ubu buzima bwakubihira. Kandi naje gusanga buriya urabizi, kugira ngo abantu bishime bihera kuri wowe ubwawe. Nk'uko wabivuze n'ubushize mu kiganiro wari uriho uteka, wabwira ati kugira umuntu yishime cyangwa ashimisha abo mu rugo, bisaba ko ku giti cye abanza kwishima. Birumvikana. Ikindi nubwo ibyishimo ugomba kubyiha bwa mbere na mbere, ntibivuze yuko utaca mu bibazo. Yego. Mu buzima bw'abantu, abantu baca mu bibazo. Yewe kuva umuntu avutse, avuka, yaba ari ababyeyi batubyaye, yaba ari n'abandi bo ku mpande, bose baca mu bibazo. Byonyine no kugira ngo umuntu avuke nabyo biba byabaye ikibazo. Nabyo ni ukuvuga ngo umubyeyi arababara, ariko bivanze n'ikibazo. Hari igihe rwose ubabara kugira ngo ubyare, warangiza ukagera kumva cyabaye n'ikibazo gikomeye. Ariko ntitunirengagize ko hari nubwo tutabyifuza ko hari igihe n'umuntu ajya kubyara akasiga ubuzima. Ako kanya biba bibaye ikibazo. Ni nayo mpamvu buriya bajya bavuga ngo bateramo sitore bakavuga ngo buriya ngo abakobwa, iyo umuntu ari umukobwa ntabwo yubaha mama. Noneho iyo amaze kubyara, iyo arimo kubyara avuga ati mama rwose umbabarire sinzongera. Urumva ko nyine
ntabwo uba uramenya agaciro k'umubyeyi nawe utarabyara. Wenda ushaka ukamenya ko ari umubyeyi wawe ariko ubiha agaciro bwikubi ari uko umaze kubyara. ubwo uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byatubayeho mu rugendo rwacu rwo kubana. Ni ikintu nyine cyatubayeho twavuga ngo cyari ikigeragezo, ariko turaza kubibaganiriza. Bishobora gukomeza umuntu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ntabwo bishimishije, ni ibintu byatubayeho bibabaje, ariko kugezana n'isaha turagira ngo tubamenyeshe ko tugiye kumarana imyaka 9. Umwaka wa 9 tuzawizihiza vuba aha ngaha, harabura amezi makeya tuzabibasangiza. Ariko icyo kintu cyatubayeho tukimara mu mwaka umwe wa mbere. Ibyo bintu byatubayeho nko mu myaka 3 ikurikiranye, I think so, sibyo ra? Yego, imyaka 3 ikurikiranyije. Nk'uko twabibabwiye tujya gutangira icano yacu, twababwiye ko tuzabasangiza urugendo rwacu rwo kubana mu gihe cy'imyaka 8 ijya gushyira 9. Ese ni ibiki byagiye bitubaho bikomeye, nizihe mbogamizi twahuye nazo. Rwose hari abantu baba bagitangira urugo kuri ubu ngubu bari guca mu bibazo nk'ibyo twanyuze, kandi tekereza ko byabakomeza. Tuje kubakomeza, tuje kubahumuriza. Muri Bibiliya haranditse ngo nta kibazo kitagira igisubizo. Buri gihe n'igihe cyacyo, buri kibazo kiba gifite igisubizo cyacyo. Muntu uri guca mu bibazo turagukomeje, ihangane. Umuririmbyi yararimbye ngo ibigeragezo biza bihetse n'ibisubizo. Kandi sheri buriya ntabwo wabona igisubizo utamanje kubazwa. Kubona ikibazo, ikibazo kirabanza, noneho ukaza kubona igisubizo, nyuma. Rero nk'uko sheri yari abivuga, abantu muri guca mu bibazo ni ukuri turabakomeje. Natwe twabiciyemo, wenda gishobora kuba kitameze nk'icyanyu. Couple rwose abakoze ubukwe vuba cyangwa abari hejuru, abakoze ubukwe mbere bakaba bari guca mu bibazo, turabakomeje. Ikintu cya mbere ni ubumwe hagati yanyu. So rero nk'uko sheri yarimo abivuga, tuje kubabwira ibintu bibabaje byatubayeho, kamvuge ngo byadutesheje umutwe muri icyo gihe. byadutesheje umutwe, byaratubabaje ku mubiri, ku mutima, byaratubabaje. Reka tubivuge, tureke gukomeza kubatera amatsiko. Twebwe tukimara kubana, twabanye mu by'ukuri. Umugabo ari ufite akazi, njye nta kazi nari mfite. Reka tuvugishe ukuri, tube honest. Twari ugupfundikanya. Nyine birumvikana. Sheri, si kwari ugupfundikanya? Kwari ugupfundikanya kubera ko kwari ugupfundikanya pe, nta bushobozi twari dufite. Reka tubivuge gutyo. Yaba ari amafaranga wahembwaga rwose yari hafi ya ntayo, ntiyafatikaga. Nubwo sinzi uburyo nabivugamo, gusa dushimira Imana, tunayishimira rwose n'umutima wacu yakomeje kubana natwe kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu. Twagiye tubona Imana muri step yose duteye. Twabonye Imana pe, wa Mana bitwara kubonye. Hari igihe njya kubivuga nkumva emotion zintanze imbere. Twahuye n'ikintu cyitwa kwibwa. Ikigeragezo cyatubayeho bwa mbere nka couple ikimara kuba y'abajene mariye, kuko inshuti zanjye twaribwe inshuro zingahe? Inshuro 3. Inshuro zingahe? 3 zikurikiranye. Noneho tugiye kubabwira uburyo rero byari bigoye. Guys, bwa mbere twibwa, twari dufite umwana wacu yari muto cyane, yari afite nk'amezi 4. Yari afite amezi 4. Yego. Umutware yaragiye mu kazi, njyewe ndi mu rugo, nta muntu wo kudufasha twagiraga. Twababwiye ko twarapfundikanyaga rwose, ntabwo twari dukeneye umuntu wundi wo kubana mu rugo, ko natwe ubwacu ubuzima bwacu ntabwo bwari butworoheye. Gusa icyo gihe twari dufite umuntu, twari tumaze iminsi dufite umwana wari waraje muri famiye kudusura. Uwo munsi yari yatashye. Haraciyemo umunsi umwe atashye. Haraciyemo umunsi umwe atashye. Wagira ngo bari baratunetse. Sasa iryo joro noneho mwumva ukuntu Satani ajya ateza ibintu
mu by'ukuri ucunze nabi hariya ushobora kwisanga waguye mu mutego utazi. Yego. Kuko njyewe ubwanjye naryamye itara ryaka kuko umwana urumva arakiri mutoya. Ndaryama nk'abandi bose nari nafunze pe mana nari nafunze ariko noneho ikintu cyatubayeho hari umuntu twari duturanye muri karitsiye bari bamaze iminsi bibye televiziyo, sibyo? Icyo gihe bibaga amateleviziyo cyane. Noneho njya mfata televiziyo nyikura muri salo nyijyana mu cyumba. Ubwo nyine ndafunga nk'ibisanzwe. Abajura baraje batobora munsi y'idirishya ryo muri salo. Ni ukuvuga amafoto sinzi amafoto ndayafite. Baratoboye nyine munsi. Uko sheri wenda akagufashe uko byari bimeze icyo gihe naraye nyine mu kazi k'izamu, naraye nyine akoze akazi ka nijoro. Noneho ariko n'icyo gihe uwo munsi bwari buke njya mu butumwa bw'akazi i Kigali. Twabaga mu ntara. Hagati aho twabaga mu ntara. Noneho uko nyine ndavuga ni mbyuka saa 11 ndavuga kugira ngo nze kugenda karengera i Kigali hakiri kare nibura saa 9 zize kugera. Kuko icyo gihe akazi katangiraga ka leta katangiraga saa 9. Noneho mvuga ni saa 11 ndatega akamoto ku buryo ndagera i Kigali saa 9 nyine. Byari byoroshye imodoka nyine hari hafi y'i Kigali. Noneho muri iyo saa 11 ndagenda nkigera mu rugo. Ariko sheri buriya wenda icyo ntabwira abantu ibyo bintu nari nabirose. Wari wabirose? Twebwe? Yego mwami. Ukuvuga ngo nari nabirose ko narose urabona inkingi ukuntu inzu iba yubatse hano hari inkingi gutya. Numva mbona ngo batoboye kw'iyo nkingi abantu barinjira. Nkigera mu rugo ku kazi hari agatotsi kakwiba. Nkigera mu rugo nsanga munsi y'idirishya bacukuye. Urabona munsi y'idirishya haba horoshye. Icyo gihe barabyibuka barabizi. Abo twari duturanye barabyibuka. Haba horoshye bacukura munsi y'idirishya bacaho umuryango ku buryo n'icyo gihe ntabwo mpagera ijambo nabwiye sheri nabugeni naragiye mukomangira ku dirishya ni sheri ntibatwibye. Nashigukiye hejuru n'agahinja ndaterura ndagenda. Ngeze muri salo ikintu cyantangaje kurusha ikindi nuko nagiye kwicara nkabura aho nicara. Ahubwo icyo gihe nge nta nubwo wanamfunguriye naciye aho baciye. Bari bakoze umuryango. Yinjiramo nyine nawe arakomeza. Ntabwo nagiye guca mu muryango urumva naratabaje muri icyo gitondo ariko ntabwo nagiye guca mu muryango naciye aho baciye biba. Nuko guys baratwibye n'intebe tugiye kuzicaramo dusanga batwaye imisego yazo. Ruvuga ngo batwibye intebe niko twavuga. Intebe zose imisego baratwaye hasigaye ibiti. Akabati kabaga muri salo bajyamo batwara ibintu byose bashoboye. Icyo basize ni ikijegera. Ikintu cyose kijegera. Ruvuga ibiyiko ntabyo batwaye n'amatasi ntayo batwaye. Yego. N'amasahani y'amadongo batwaye ashobora kumeneka ntayo batwaye. Batwaye nyine bya bindi bitashobora kwangirika amaporta nyine bya bindi nyine umuntu wese byose umuntu ashyingiranwa nyine ibishyingiranwa byose byo muri salo. Muri salo yacu hari icyumba bifatanye cyo twashyiragamo inkweto zose. Donc uruvuga ngo twagiraga uva none ikintu gitangaje wasigaranye agakweto. Nasigaranye yone najyanye ku kazi. Yajyanye ku kazi niyo nasigaranye. Nanjye yone nasigaranye niyo nambaye ndi mu cyumba. Ntabwo se zari kamambiri. Zari kamambiri. Zose barateye barajyana. Imyenda ntayo batwaye. Imyenda ntayo batwaye. Yabaga mu cyumba niyo ari mu cyumba kindi cy'abashyitsi ntabwo bahageze. Nuvuga ngo bagarukiye ahantu hari saramanje niho bagarukiye. Ubwo nyine ibyaho ngaho byose nibyo bajyanye. Ako n'amasafuriya barayatwaye. No mu gikoni bagezemo. Amasafuriya barayatwaye. Matera yari iri muri icyo cyumba tutaryamagaho. Yego nayo barayitwaye. Ni ukuvuga gusa nyine batwaye ibintu byose. Nyine batwaye ibyo mbona na radiyo yari iri kumwe na televiziyo baratwara. Mbese mu by'ukuri baratwibye tubona ko dusigariye aho dutangira no kwiheba. Mwibaze twari tubanye turi gupfundikanya. N'utwo dufite twavuze ngo tugiye guheraho baratujyanye
mu by'ukuri cyari ikintu kitatworoheye, usibye Imana yonyine yabanye natwe. Usibye Imana yonyine igira imbabazi yabanye natwe. Ni ukuri ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe n'ubutumwa sinabaye nkibugiyemo. Ubutumwa numva nahise njya muri processing za RIB, ariko mana zo kugira gute. Gusa ikintu cyari kigoye nyine kwakira. Namwe murumva abantu b'abageni, hari udukweto, hari ibintu bishya byari bihari, hari n'inkweto ntajya nibagirwa, zari za madamu. bajya batera umwaku. Urumva nk'ubu tubabwiye ko tutaragura radiyo ntabwo mwabyemera. kuva icyo gihe kuva icyo gihe nta radiyo twarayibagiwe. Ariko mana kubera nyine gupuriyotiza birumvikana. ubwo nyine nuko iyo si inshuro ya mbere nyine urumva aho shari buretse gato twagiye muri RIB aho ngaho, wenda batumva ko twagize n'uburangare. Ikintu cyantangaje aho ngaho, urumva abantu b'abageni, naho umuntu akora nkanjye, abo dukorana byensire baraje baza kumpumuriza, ariko havamo umuntu umwe arambwira ngo ninjye, ngo abantu ntago, urumva ntago byakunda, ugenda ubajyane kwa Sarongo. ngo nimbajyane kubashikisha kwa Sarongo. umuntu yatugiriye inama kujya kubagesha. noneho na madamu ako kanya ko twari duhagarara nyine twumiwe twicaye byaducanze, na RIB yari iri aho ngaho nyine, atari kumubajyane kwa Sarongo ibintu ntabwo byakora. none se muzasigara mu bazabaho gute? kubera rero ko twari famiye nyine isenga. Cyakora Imana, tunashima Imana yaturenge ntitumye tujya muri biriya bintu pe. Kuko urumva hari igihe uvuga ngo ugiye gushikisha icyo kintu noneho kikaza gifite imyuka mibi kurusha icyo wari kubireka. Imana ikaguha umugisha mu byo ufite. aho ngaho kamite wenda ntangaho n'isomo. iyo ikibazo kibaye wikwihutira gukora kote negatifu, wikwirwanirira muri make, kuko reka Imana bari ikora imirimo yayo. hazaza ibintu bibi byinshi kurusha uko wakagumye aho ngaho ugasigarana umugisha mu byo Imana we yashatse, kuko Imana yashatse kuguhereza ishuri nyine. hari igihe Imana ireka nyine bikakugeraho ariko kugira ngo bikwigishe. aha n'igihe byari biri kutwigisha, kuko byatwigishije kwihangana. Yego, byatwigishije kwihangana pe. ntekereza ko iyo tuza kuba twarabanye tutarafitanye urukundo rukomeye, kiriya kintu cyari gutera ikintu gikomeye cyane mu muryango. yego. ariko ntekereza ko byose nyine ubundi urugo ni umushinga w'Imana. urugo ni umushinga w'Imana, ni poroje y'Imana. iyo wemereye Imana ngo ikuyobore, irakuyobora. niyo mpamvu urwanwa cyane. niyo mpamvu urugo nyine Satani kabisa aba ari ku muryango, nyine arwanya buri step yose, muteye buri step yose. tujya ku bana hari abatuciye intege, mugiye he, mugiye mu biki, ibiki n'ibiki, ntibizashoboka. ubwo urumva icyo gihe duhuye n'icyo kibazo rero, sasa baravuze ati karabaye, tubivuga se ngaha hari n'umwaka baramara, ati murebe bitangiye kuba ati sinakubwiye wowe. uyu mwaka wari warashize. umwaka ntabwo wari urashira. umwaka ntabwo wari urashira. nkiri aho ngaho buriya umwaka wari warashize. abantu bakundana mujye mwihanganirana, kubera ko urumva nk'aho ngaho byari bushoboke guhita mvuga ngo uburangare bwa madamu nashyize mu rugo, atitse ko utacunze ibyasigaye mu rugo. kandi nkirengagiza yuko agahinja kacu kari gatoya gashobora kuba kamurazaga amajoro. ushobora gusanga bumvise karize, uko byagenda kose bahageze kare. agatotsi kamwiba, murazi umudamu y'agatotsi kamwibye arasinzira kubera n'umunaniro, birumvikana. aho rero bisaba nyine kugira maturite no kwihangana. nyine nyuma yo kumbwira ngo tujye ahantu tutavuze neza, ngo tujye gushikisha abo abantu bazi ibyo gushikisha cyangwa kujya gukurura. abenshi hano no kuri YouTube birahaba ukuntu umugabo ntekereza hamwe n'abandi bose ngo batange imiti yo kugarura ibyabuze, ariko twebwe ntitwajyayo. nyuma nyine aho hantu twahise turimo kurumva ntitwari bukomeze kuba mu nzu
yarangaye gutyo. Nuko tujya mu yindi nzu nyine yari iri aho ngaho hafi, ariko abakekwaga bajya gukurikiranwa n'inzego zibifitiye ububasha. By'ukuri nta nubwo twari tubazi pe. Ntabwo twari tubazi kwari ukwakundi nyine abantu bavuga mu gace te barunaka ni ibisambo, hari runaka uherutse guca hano aramubonye, barabafata gutya, ariko ni ukuri ntabwo twari tubazi. Byari bya bindi nyine by'inzego zibifitiye ububasha nyine, bakageraho bafata bakajya kubazwa, ariko mu by'ukuri byarangiye nta kintu na kimwe kigarutse. Nta kintu na kimwe cyagarutse pe. Tunashimira abantu icyo gihe badukomeje. Hari abaje mu bice bitandukanye, muri domene zitandukanye. Hari abo twari duturanye aho ngaho baraje, urumva twari twataye umutwe turukurira turi kugira gute, baraza bankura agahinja mu ntoki baragafata. Sheri nibutse wa mudamu twari duturanye we nyine nta nuko nguko. Nuko ntavuga izina rye hano, ariko ndamushimiye cyane kuko yaraje. Nukuri mana yanjye yambaye hafi, turabana tugera nka nimugoroba, mfasha no gukora utundi turimo two mu rugo byari byananiye. Icyo gihe nari nacitse intege, ntakambwa ati se none nudakora ko ufite umwana uri konka, umwana arabaho gute? Kunywa igikoma yaramfashije, yanekeraga ko mana ndamushima, Imana mu ijuru imuhe umugisha. Nawe ariyizi, nuko ntavuga izina ryiwe, ariyizi pe. Ariyizi, musabiye umugisha kuko yatubaye hafi. N'abandi bose batubaye hafi icyo gihe, abaduhamagaye ku matelefone, hari n'abaduhaye ubufasha bw'amafaranga. Yego, barahari batubwiye ati rero ngaho mujye konye. Nari nibagiye ko batwibye n'ibyo twari twahashye, byabaga mu kabati. N'ibyo twari twahashye barabyibye. Yego, dusigara gutyo nyine. N'isabune zarimo, isabune kwa kundi ugura isabune nyinshi ugashyira mu kabati. Byose ni ukuvuga ngo batwaye buri kintu cyose gifatika, kugera n'umusego w'intebe bawutwara. Bari abantu baratubabaje, cyakora nyine Imana mu ijuru nabisaba babarire ubwo nta kundi. Iyo si inshuro ya mbere batwiba, turimutse. Noneho sasa twaje kugira ikibazo cyo kumva amagambo ku ruhande. Ba bantu bafashe bajya kubafunga batangira kwigamba ngo bazatugirira nabi. Yego, nabangiye ku gasantere bunyiriyeho nimugoroba nkaza nikandagira nirukanka. Urumva yenda nanjye urabona hari igihe nabaga ndi ku kazi kuko twari dutuye hamwe naho nakoraga, wenda naraye nk'ijoro, noneho ku mugoroba nkaza kugira ngo nze kureba uko bameze, ariko uko nagendaga nahuraga nabo. Urumva ubwoba n'iki, utangira kugira ubwoba, ariko nabwo tukumva abantu babigamba nyine. Urumva hari abantu baba bajya mu tubari ukumva ati runaka ati yagize ati amfungishe ndengana, kandi mu by'ukuri nta nubwo ari twe twari nyine ni kwa kundi inzego zishobora kwa kundi nawe bashaka kuguhamagara kuri RIB, wenda hari ibintu runaka baguketseho bakakubaza, ubundi bakazongera bakakurekura. Yego, nuko byari muri iyo sanse. Mu by'ukuri ntawe twatunze urutoki, ntago ari iwacu mu rugo kavukire ngo tuvuge ngo twari tubazi. Twari duhari kubw'impamvu z'akazi. Nuko dutangira sasa gutekereza ati se aha hantu ko bitameze neza. Ngiye cyaneraga ubwoba, urumva naravuga nti nsize agahinja mu rugo n'umudamu, nzajya ku kazi, nzagaruka nsange babishe. Anyway, wenda kutwica ntibyashobokaga, ariko nanone bari kutugirira nabi. Nta wamenya umuntu ashaka kugutega mu nzira akagukubita ikibuye. Nari nifitiye ubwo bwoba. Oya, kutwica bwose ari kutwica gahungira he muri iyi leta aho ntaho wacikira. Ubwo nyine reka tuvuge tuvunagura, ntabwo twabibabwira. Ni story ndende cyane pe, ntabwo twabibabwira ngo tuyirangize. Twaje kugira igitekerezo cyo kwimukira i Kigali. Mu by'ukuri kwari nko guhunga. Nari mpungishije famiye ubundi. Ni yari papa se. Kwari uguhunga mana yanjye. Twimukiye i Kigali sasa rero. Dufite amafaranga dukeya. Ubwo urumva nta gihe kinini cyaciyemo, haciyemo nk'amezi. Twaje umwana afite amezi 7, haciyemo amezi 3. Ukuvuga hari ukuvuga ngo haciyemo amezi 2 n'igice, ahubwo 3 nayo ntago yuzuye. Ubwo twaje i Kigali, urumva njye nababwiye ko nta kazi nagiraga. Nyina zi Kigali mvuga nti reka njye gushakisha nanjye nk'abandi bose, njya numva ngo birakunda i Kigali. Ndaza twari dufite udufaranga duke ni make pe, numva nta nubwo navugira baduseka.
ntawe waguseka, ubuzima ni ubuzima bukwerekeje ijya aho ngaho, gusa nyine n'uwaduseka yaba afite impamvu aduseka ko bwari ubuzima pe, kwari ugupfundikanya. Nuko ndaza uhiriye mu nzu ntahadapfunda umutwe, yego nyine twaje kuwupfunda i Kigali, nuko turaza ntangira ubuzima bwo gushakisha, ncuruza akabotike, mana yanjye birananira koko, ariko mbega ngo birananira, naratesetse nyine biramucanga, byarancanze ntajya ubundi amashuri nize haba yaramariye iki. Okay, mpita mvuga nti reka nshaka akazi noneho. Ariko nyine hagati aho urumva nazaga muri weekend ngasanga nyine aracuruza, nkamufasha, ubundi nawe akajya kuruhuka. Nyine kwari ugupfundikanya. Nuko guys nitubibabwira mwumve ko byari ibintu byo gupfundikanya, biraho byo kuvuga ati tubone ibirayi. Hari abantu bacurujeho ukirirwa umunsi wose nta muntu ukubajije ibyo ufite, nibura ngo ubibure, ariko yabikubajije. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyari gihari ni uko nta gishoro gihagije twari dufite. Nicyo cyari ikibazo, nta gishoro gihagije twari dufite, habaga harimo ubusa. Kandi abantu twikundira ahantu hari ibintu, umuntu avuga ati ndajya kugura ahangaha, ibintu byose mbihabonera, mbijyanire rimwe banankaturire, nkirirwa nicaye bwakwira nkataha. Nuko ndareba ndavuga ni ibintu bizashoboka, nze nawe warwaye agakorora. Nuko ndareba ndavana ibintu ntabwo bizashoboka, reka nshaka akazi. Hagati aho rero ubwo twamaze kubabwira ko ubwo twimukiye i Kigali, uyu nguyu aguma ku kazi, njyewe n'umwana tuza nyine i Kigali gushakisha. Noneho rero aho ngaho muri ghetto naho hakomeje kumana ikigeragezo. Murazi ko ubwo ni nkaho ari njye usigaye wishese kuri ba bantu, njyewe uyu ni nkaho namuhungishije. Rero umunsi umwe ngira ubutumwa bw'akazi Musanze, noneho ubutumwa bw'akazi Musanze twarwaye inkorora, ni aka kavunja. Ngize ubutumwa bw'akazi Musanze, urumva hari abantu twari dukodesheje hamwe hafi aho ngaho. Mu gitondo nka hagati ya saa 12 na saa 1 umuntu mbona arampamagaye, twari nawe dukorana, arambwira ngumva ngiwawe bahatoye. Namubaza se fotora unyereke, afotora neza bahakase nk'uko bahakase munsi y'idirishya gutya, barakata baca umuryango bajyamo. Ikintu gitangaje aho ngaho, noneho nagiragamo Bibiliya nayifashishaga nsenga. Abantu bibyo bakibana Bibiliya we, Bibiliya y'Abagatolika, Bibiliya ntagatifu. Wenda icyo kintu mbashije kuvuga, ariko urumva amamatera, imyenda, inkweto, ibyo n'amasafuriya icyo gihe basize igiti cy'igitanda, basize igitanda cy'igiti, basiga n'ameza yabagamo n'intebe, ibindi byose babitwara. n'akagaze baragasize, ariko ibindi byose n'amasafuriya amayeswime, mana yanjye, nyine byose baratwara. Noneho rero umva ikibazo gihari. Icyo gihe ampamagaye nabuze n'icyo mvuga, ndamubwira nibyihorere tibigenda. Wavuga iki? Ati sinone ntabwo uraza kujya gutanga ikirego. Ndamubwira noneho banyica, byihorere bitwarire. Ubwo nyine nahise nimuka aho ngaho, ajya ahandi nanone. Mbega baratwibaga tukimuka. Urumva nyine kubera ko nabaga ku kazi aho ngaho bari i Kigali, ntacyo rero ubwo no kongera kujya gutangira uguhaye igikombe, uguhaye isahani. Bivuge neza nta wakiguhaye, wabyishatseho. Twabyishatseho. Hari umuvandimwe wamfashije, ubu ngubu ngira ngo aracyahakorera we. Yaguhaye iki? Reka tumusabire umugisha, yarakoze kuko nayo tubaye hafi mu bihe byari bikomeye. We twabanye tukiri n'abaseribateri twarabanye, nyine urumva yakomeje kumfasha mu bibazo byose. Nuko ubwo urumva batwibye bwa kabiri, nabwo twaravuze ngo batwibye, ariko twabibwiraga amafamiye. Ku ruhande hakaba n'abati se barabo bahora bibwa, ubwo nta wamenye ibyo baga batekereza. Gusa uburangare se kutajya wenda
ntabwo mbizi ibintu batekerezaga, gusa ntitwabajajinga, buriya umuntu ari mu kigeragezo buri wese abifata uko abyumva. Rwose inshuro ya kabiri batwiba twarongeye duhera kuri zero. ubwo nyine aragaruka i Kigali atwara akamatera, atwara utwenda dushoboye tujya kugura mu isoko, akayesume iki byose nyine arongera arikusanya akora akagera asubira mu kazi. ubwo ngubwo urukumva ubuzima bwacu turi gupfundikanya, noneho nicyo tugeraho cyose baragitwaye badusubiza inyuma. mu by'ukuri ntabwo ari ikintu cyoroshye pe, kuba icyo ubasha kugeraho cyose kigenda, icyo ugezeho cyose kikagenda. Bisaba nyine ya Mana yo mu ijuru iguteramo imbaraga zo gukomeza gukora. Hari igihe abantu bahora n'ikibazo sheri bagahita bacika intege burundu. hahandi ushobora gusanga umugabo yahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo agahita ajya mu kabari, noneho akavuga tata buriya byose ni kimwe, agatangira kujya mu kabari. buriya abagabo ukuntu duteye ubu mu biganiro twagiye tugira ubushize, nagiye mbabwira ni abagabo iyo tubonye ikintu turavivura, sibyo? turavivura. wakora ikintu ukumva kirarangiye ukavivura. rero nk'ibyo bintu urumva kugusubiza inyuma inshuro nyinshi uhita ujya mu gahinda gakabije cyane, ukumva ucitse intege. ariko nyine aho ngaho bisaba yuko abantu baguma kumwe bagakomezanya. uyu munsi hari igihe nshobora kubitekerezaho, uyu nguyu atari muri iyo mudu wakankomeza, n'undi gutyo gutyo. bisaba ko abantu nyine bakomezanya nyine muri ibyo kigeragezo. byageze aho tugira akantu kameze nk'akadepresiyo, ikintu cyose cyakomati baratwibye, ukanabirota ugashigukira hejuru, ugatembera inzu yose ukumva nyine ikintu cyose gikomye barakwibye. I Kigali kuva twahagera ni ukuri pe, ntago twongeye kwibwa, usibye inshuro imwe hari batwibye akantu kari aho koroheje, ariko ni ukuri nta kindi kintu bari bongera kutwiba i Kigali. ahubwo ikibazo nyine cyabayeho uyu nguyu nanone ku kazi nanone barongeye bamwiba abantu bakomeje kunkurikirana ngo narabafungishije, ngo nagize nte. ubwo nyine iyo uri mu kibazo no mu kigeragezo ushaka n'akazi ahandi ukakabura. umva icyo gihe yahize akazi aragahiga arakabura. ubwo mwibuke ko nanjye nta kazi ndacyari aho ngaho, gucuruza byarananiye, byageze binaniye, aricarira mu rugo, ndicara rwose ndabureka nicare nirerera umwana, ntangire process zo gushaka akazi, ndadepoza nkabona akazi nkakabona kure, nkabona nanone kongera kuvuga ngo nimuke njye kure cyane, noneho nkabona nabyo cyabaye ikibazo. nacyo kibaye ikibazo gikomeye. ndangije ndavuga ni noneho reka nicare ntegereze ugushaka kw'Imana. ubwo nyine haciyemo imyaka nk'ibiri hari nibwo nabonye akazi. haciyemo igihe nyuma bongeye kunyiba bwa gatatu, nk'uko twatangiye tuvuga. ni ukuvuga ngo hantu baranyibye, nagiye Musanze nk'uko nabivuze, noneho aho nimukiye nanone, noneho icyo gihe nari ndi muri annexe ya famiye ibamo tubana mu kigo. nyir'urugo twarakoranaga, aho nkondesheje mba muri annexe yabo, naho baratwira. noneho naho le même méthode. nari nagiye ku kazi k'ijoro, nsanga bongeye gukata munsi y'idirishya muri méthode imwe, naho bongeye gutwara ibindi bintu byose. haraciyemo nk'amezi ane, haraciyemo nk'amezi atandatu nyuma yo kunywa bwa kabiri. bongera banyiba muri méthode maze kwisuganya n'iki. noneho icyo gihe nyuma yaho nahise n'umutwe. bakitwiba bwa gatatu twaracecetse, nta muntu n'umwe twabibwiye, twanze kubibwira ababyeyi kubera ko twaracecetse, kuko abantu hari n'abantu ntekereza hari umuntu wese se waroswe kwibwa. hari abantu bambwiye ati we banza barakuroze kukwiba, kubera ko urumva kukwiba donc ushyizemo imbaraga, urakoze, icyo ugezeho baragitwaye, wongeye gusubira kuri zero, wongeye ushyizemo imbaraga baragitwaye, wongeye ushyizemo imbaraga baragitwaye. noneho icyo gihe twacitse intege pe, twari kubabeshya, twacitse intege, dutangira kuvuga tuti ibi bintu ni ibiki. byari bigoye.
byari bigoye. Ubwo nanjye mwibuke ko nta kazi mfite, ducungira ku mushahara we gusa. Uwo mushahara niwe udutunga, ugatunga zari ingo ebyiri. Nyine urugo rw'i Kigali n'urugo rwo nanjye kuko natahaga buri kuwa gatanu nimugoroba. Gusa Imana yo mu ijuru ahantu ibera Imana mu bumana bwayo, iraba nyine buri kintu cyose kibaho gifite igisubizo runaka. Ubwo buzima bubi twarimo twarasavayivinze, turakomeza tubaho. Na n'isaha turacyariho. Ntabwo wabura ikintu Imana yaguha ngo urye nyine. Ngo buri mwana ngo azana n'isahani ye. Ubwo natwe ibyo bigeragezo byose twagombaga kubicamo kugeza iyi saha turacyasavayivinga. Turacyasavayivinga nk'abandi bose, ariko Imana turayishima kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Gusa icya mbere ni ubuzima, kubera ko nk'uko nabivuze twahungishije ubuzima icyo gihe. Urumva abantu bazaga bakanyiba la metode nk'uko batwibye tukiri ku nshuro ya mbere mbana na famiye, ngahibaze noneho ubundi umujura wa nijoro sheri, ibintu biba bimuzanye ni bibiri, ni ukukwiba no kukwica. Yego, agufashe akabona wamubonye rwose arakwica. Kuko n'ubundi avuga ati uyu muntu azantanga, arantanga, n'ubundi nzafungwa. Rero ikindi nawe ni uko bavuga ngo iyo ko baziyizeye yuko nawe icyo uri bufate utari buze kumusiga. So urumva rero ngahibaze umubyeyi n'agahinja uko banyibaga, iyo nza kubarekeramo hariya mu ntara, byari buze kumviramo ikibazo. Kuko uko twabitekereje ni nako byagenze. Twahungishije ubuzima kuko ubuzima bakomeza kugenda babuhiga. Ariko turashima Imana yabanye natwe muri urwo rugendo, igakomeza kudutera imbaraga kugeza kuri isa. Mushobora kwibaza impamvu tubasharinze iyi story. Abantu bashobora kuyibaza sheri. Mu by'ukuri impamvu tubasharinze iyi story ni ukugira ngo abantu bari guca mu bibazo nk'ibyo twanyuzemo. Ushobora kuba utari kunyura mu bibazo nk'ibyo twanyuzemo byo kwibwa, ariko nawe hari ibindi bibazo uri gucamo runaka. Cyane cyane couple, abantu couple cyane cyane. Urugo nyine umugore, urugo couple, yaba ari izi bana zimaranye igihe, yaba ari izikiri ku bana zifite ibibazo ziri gucamo, ni ukuri nimukomere, mwizere Imana, mupfukame hasi musenge, ngo buri kigeragezo kiza gihetse igisubizo cyacyo pe. Ibyo bihe twabiciyemo, ariko dukomeza kunamba ku Mana, dukomeza gusenga no gukomera, tukavuga tuti reka ntabwo ibingibi ari ryo herezo ry'ubuzima. Mu by'ukuri ntabwo twigeze twemerera ibyo bintu turi gucamo ko bituganza ngo twebwe twemere kuba imbata zabyo, ahubwo twagumizaga tureba imbere yacu tuvuga tuti tugomba kubaho, ntabwo ibingibi ari ryo herezo ry'ubuzima. Tugapfukama hasi tugasenga, Imana ikaduha imbaraga. Urumva icyo gihe byarashobokaga ko yashoboraga guhita acika intege n'akazi kakananira, kavuga ati n'ubundi byo nkorera byose ntacyo nkora. Cyane cyane sheri, buriya hari abagabo mu by'ukuri ahura n'ikibazo akumva icya mbere buriya umugabo ye adafite amafaranga, ariyanga akanga n'abandi babana. Noneho ikindi kigeretse kuri ibyo, ku banywa inzoga cyangwa abandi bantu banywa ibindi bintu bishobora gutuma asinzira, ahita yirukankira kugira gute, kunywa amayoga, kunywa itabi, kunywa n'ibindi bintu byose byatuma agira amahoro muri we. Kandi ukunywa ibyo bintu byose bituma ubwonko busa nkaho bwiyibagiza, niko ikibazo kiyongera. Hagati aho nk'uko na leta ibivuga, twirinde ibintu byose bishobora gutuma ngo ni ukwishyira hajya ngo ni ngwareze, ngo ni ukwishyira, babyita ngo ni ukujya mu kinya nyine, kwishyira mu kinya, kujya mu ikinya cy'akanya gato, n'ubundi bya bibazo ntaho bibihungiye, ahubwo bisaba ko ushikama ugakomera nyine. Yego, hari indirimbo njya nkunda, harimo igitero kivuga, nzayibabwire, ngo hari ubwo tujya kure yawe ngo dushake umunezero, hari ubwo tujya kure yawe ngo dushake ubutunzi, ariko tukibagirwa ko byose ari wowe ubigaba. Mu by'ukuri ibintu byose waba uri gucamo, iyo wishakiye inzira ugabatereka nkora ibi ngibi, wenda bati kajya kunywa amayoga, ibintu byiyibagize, unywa inzoga uri gukemura kimwe, ariko iyo ukangutse ibyo bibazo byawe byose n'ubundi urabihasanga ko ntaho byagiye, ni ibyawe. Ahubwo ikintu kiba kiriho ni ugukomera, ugahangana nabyo, ugakomera pe. Ubwo rero twari turi kubabwira tuti abantu bari guca mu bibazo, couple
iri guca mu bibazo, mwihangane, mukomere, musenge. Natwe twabiciyemo, ntabwo twacitse intege. Twababwiye ko tugiye kuzuza imyaka 9 tubana. Imana yatugiriye neza. Icyo gihe twari dufite umwana umwe, ubu dufite abana 2. Nyuma yaho naje kubona akazi, ubwo noneho nanjye njya nafatanya n'umugabo wanjye, turongera nyine turisuganya, tubasha kubaho nk'abandi bose. Natwe turacyasavayivinga. Ni ukuvuga turasavayivinga nyine nk'abandi bose. Nakongeraho kuri ibyo wari uvuze, twakomeje kuvuga couple, ariko twibagiwe n'abandi bantu bose bari gutegura ubukwe. Buriya abantu nabo bari gutegura ubukwe, haba hari impande 3. Buri umwe ruvuga ngo ntibazabishobora, abandi bavuga ati turabashyigikiye, bakabikora mu bikorwa no mu mutima. Abandi bakaba hagati na hagati, tereka turebe aho bizahengamira tuzajyaho. Niyo ubwo rero nabo rwose uzabona iki kiganiro cyacu turamukomeje, turabakomeje. Urugo nkuko twabivuze buriya ni umushinga w'Imana. Erega buriya reka mbabwize ukuri, iyo abantu bagikundana, iyo ibintu bidahamye n'ubundi biba bidahamye, biragenda. Nk'abandi ngo umukobwa ngo arakwanga, ngo kimwe ngo umuhungu ngo arakwanze ngo ugiye kwiyahura, n'ubundi uwo nguwo aba atari uwawe, batari ibyawe. Iyo batari ibyawe, uwawe, Imana irabakomeza paka ubukwe bugataha. Iyo ubukwe bwatashye, egare ko Imana yaba blessinze. Imana yarangije kubaha umugisha, asigaye ni ahanyu ho kubikorera. Umuntu uheruka gutwiba pe, cyari ikigeragezo cyacu icyo gihe. Ariko icyo gihe Mana yanjye twarahangayitse, turahangayika. Nicyo kintu cyatubayeho gikomeye. Gusa ni kimwe muri byinshi. Dushobora no kuzabasharinga n'ibindi bihari, kuko ntabwo ari cyo kimwe. Ariko icyo nicyo cyatuzonze cyane kirusha ibindi. Kwibwa inshuro imwe, ukibwa inshuro 2, ukibwa inshuro 3, ntabwo ari ibintu byari byoroshye kubyakira. Hari nabo ku ruhande nyine batanga, nta wamenye ibyo abantu baba batekereza, arabavuga ati se ubundi abangaba bari bagiye mu biki, nta wamenye. Nibwo bagitangira ubuzima, hari abatangiye kudutega iminsi bakavuga ati ruriya ruzamara kangahe bariya. Ariko dushima Imana yabanye natwe muri icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu, kandi iracyaturinze, kandi turacyayisaba gukomeza kuturinda no mu bihe bizaza, ikaturindira n'abacu. Ndumva twahinira ahangaha kuri uyu munsi. Reka duhinira ahangaha rero. Ubwo ngubwo icyo twabasaba ni ugukomeza kudukurikirana. Mu by'ukuri ni ukuri mudusapotinge, mukore subscribe, mukore share na comment. Ndabizi neza ko ibyo twigira ahangaha bishobora kugukomeza. Nimba byagukomeje, twandikire muri comment. Nimba hariho wagize ikibazo ushaka kutubaza, kitubaze, nabwo turagusubiza. Turi hano ku bwanyu, kandi ni ukuri tunabashimira abakomeza kutwereka urukundo, abatwandikira comment batubwira ati turabakunda. Natwe turabakunda, ni ukuri cyane, turabakunda. Namwe rero mukomeze mudushyigikire. Reka tubasezere. Bye.